nanone kandi reka nkwifurize amahoro y'Imana. Tugarutse muri ya gahunda yo kubarangira imitungo iba ari myiza cyane kandi iri ku isoko inahendutse. Hano bahita mu Birembo, ni mu murenge wa Bumbogo, akagari Kangara, mudugudu wa Birembo, bahita mu Birembo. Iriya quartier tureba imbere yitwa Tura Neza, urahabona ni kuri kaburimbo. Inzu ngiye kukurangira iri muri metero 500 uvuye kuri kaburimbo. Ni inzu nziza, iraba yuzuye vuba, gikorerwa amasuku ya nyuma, ariko bagomba kuyiguha imaze kurangira neza cyane. Ni muri quartier rero, ni kuri kaburimbo, ngira ngo urabyibonera. Niho tugiye kureba inzu nziza ya kadastri yuzuye nshyashya, nta muntu n'umwe wigeze ayituramo. Ni inzu rero ukwiriye kuba ugura. Niba uri umudiaspora wagura iyi nzu kubera ko ikodeshwa ibihumbi, cyangwa se nyirayo ashobora no kuyikodesha nubwo igurishwa, ariko ushaka wanayikodesha, cyangwa se tuvuge ko ikodeshwa ibihumbi 700. Nicyo giciro nyirayo yayishizeho nk'ubukode. Hanyuma kandi nimba wumva wagura iyi nzu, hita unyandikira kuri iyo nimero iri kuri screen, uze tugere kuri iyi nzu tuyisure, noneho tuguhuze na nyirayo, mugire n'ibindi byinshi mwaba mwaganira. Mbere yuko tugera kuri iyi nzu turimo kwerekezamo, ndagira ngo nkubwire ko nimba ukeneye ikibanza muri iyi quartier yitwa Tura Neza, ngufitiyemo ibibanza kuva kuri miliyoni 35 kugera kuri miliyoni 50 bitewe naho kiri. Nabwo wanyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp ukaza ukigurira ikibanza, bigishoboka nawe ukubakamo inzu nziza nk'iyi ngiyi ubona ahangaha. Inzu tuyigezeho, niyo nzu ifite igisenge cy'umukara. Ni inzu nini iri mu buso kandi bunini, kuko ikibanza iteretsemo gifite ubuso bugera kuri 340. Ni inzu ifite igipangu cyiza, ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse n'igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye. Ku ruhande urahabona ibibanza byiza cyane. Biriya bibanza biri kuri miliyoni 40. Ngwino uguremo icyawe bigihari, kubera ko iyi quartier iri hafi kuzura, ibibanza biri hafi gushira. Iyi nzu rero niyo ikeneye, cyangwa se iri kugurishwa miliyoni 150. Iri muri quartier ni Tura Neza. Parking yayo ishobora kwakira imodoka hagati y'eshatu n'enye bitewe nuko zingana. Ni inzu iri gukorerwa amasuku ya nyuma, kubera ko nibwo nyine icyuzura. So twigiremo imbere, urahabona ku rubaraza nuko nguko hameze. Igisenge ni cyiza, plafond ni ya indi nziza gypsum. Hanyuma kandi parking nayo ngiyo. Tugerageze kwinjiramo imbere. Turasanga installation irimo gukorwa. Iyi nzu rero ni inzu ifite ibyumba 4 na salo, douche 3 na toilette 3, hanyuma sala manje, akaza stock. Ifite kandi igikoni cyiza imbere. Byose birimo gushyirwamo, ngira ngo muri kubibona ko imirimo irimo kugenda irangira. N'amakaro ni meza, design y'inzu ni nziza, byose ni byiza, ntacyo wagaya. So nimba nawe ufite umutungo utimukanwa, cyane cyane inzu, ibibanza, ariko n'imodoka, ushobora kunyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp tukagufasha kuhuza n'abakiriya. Dusohoka muri iyi nzu, mu gikari cyaho nuko nguko hameze. Inzu yo nini, n'ibyumba ni binini cyane, ndetse no mu gikari hafite
annexe za annexe ziba ziri kumwe na kadasiteri nk'izi ngizi. Annexe igizwe n'ibyumba bibiri na salo, ni annexe iba yaragenewe umukozi. Dushe na tuwarete byo hanze nabyo birahari. So rero reka nkubwire ngo nyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp, nyandikira kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp, ibindi tubirangize kubera ko nje mvugana na boss nyiri inzu en direct. Bye, ciao.